Twese dukunda kubona abantu iyo bagiye gufata amafunguro, akenshi atereka icupa ry'amazi iruhande, atereka akabido k'amazi iruhande, atetse cyangwa se abatabonye uko bayateka, icyangombwa nuko baba bagiye kunywa amazi. Ariko nanone yamara kurya agashyiraho igikombe cy'amazi cyangwa se akajya asomeza amazi, yatamira ikiyiko cy'ibiryo cyangwa se itongi, agashyiraho amazi, ugasanga umuntu arakubwira ati "Jye ntafite amazi iruhande rwanjye ntabwo nabimira, ntabwo byamanuka." Ugasanga niba ariye isahane y'amafunguro, ariko ubwo agashyiraho nka litiro y'amafunguro byose agasoza. Ariko nk'uko tubikesha ikinyamakuru Yegobi, cyandikiye ku nkuru yanditswe na Kwizera Jean de Dieu ku itariki 19 z'ukwa mbere 2023, ku mutwe ugira uti menya ingaruka zo kunywa amazi uri kurya. Hanyuma kunywa amazi urimo kurya ni amakosa akomeye n'abantu batandukanye, ni amakosa akomeye akorwa n'abantu batandukanye kandi bakayakora batazi ko agira ingaruka ku buzima bwabo. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ingaruka bigira ku mubiri, kunywa amazi urimo kurya cyangwa se kunywa amazi ugisoza kurya. Tugiye kureba rero ingaruka byagira ku mubiri. Nk'uko tubikesha icyo kinyamakuru rero, kwicara ku mafunguro yaba ya saa sita cyangwa ya nimugoroba cyangwa ikindi gihe, ukifatisha igikombe cy'amazi mu biganza byawe, ni ibintu bitemeranywaho na benshi. Mu gihe ukunda gufata icyo kirahure cy'amazi kandi ugatekereza ko uri mu nzira ya nyayo, menya ko ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga. Mubyitondere bavandimwe, dore ibishobora kukubaho mu gihe urya unanywa amazi. Icya mbere ni uko byangiza igogora. Iyo bavuga igogora, ni uburyo igifu cyakira ibiryo kikanabisya ndetse bikanamanuka, intuza umubiri ugakuramo intungamubiri. Ni ukuvuga ngo igifu ntabwo kibasha kwakira ibiryo ngo kibisye neza nk'uko bikwiriye mu gihe wavanze n'amazi. Icyo nicyo bita kwangiza igogora. Mu gihe umubiri uri gukora igogora, hari aside zizwi nka digestive acide zishinzwe gukatakata cyangwa gutunganya ibyo wariye, zishobora kwangirika cyane mu gihe zihuye n'amazi umaze gukoresha kandi utararangiza kurya. Kunywa amazi bituma habaho kugenda gake cyane kw'igikorwa cy'igogora. Icya kabiri, bigabanya amacandwe mu kanwa kawe. Ni ukuvuga ngo kurya urimo no kunywa amazi bigabanya amacandwe mu kanwa kawe. Kubera iki? Buriya iyo ugiye kurya ikintu, niba ugiye kurya wenda ikintu gikomeye, byanze bikunze ubwonko buhita bukorana n'akanwa, bukohereza amacandwe menshi ari butose cya kintu kugira ngo byorohe kugihekenya. Wenda ku bantu mutakunda kurya wenda nk'umutsima w'amasaka, wo wabaga ukomeye, ni ukuvuga ngo uwushyize mu kanwa bitewe n'ukuntu ukomeye, nanone akanwa gahita kamena amacandwe menshi, kagahita kawutosa. Cyangwa se ku bantu barya irindazi, uzarebe irindazi riba ryumye ariko urishyira mu kanwa, hanyuma amacandwe, akanwa kagahita kazana amacandwe menshi yo guhita karitosa. Iyo ukunda kunywa amazi rero urimo no kurya, za sisitemu zihita zihagarara. Ya sisitemu
za systems cyangwa se ya systeme yo gukora amacandwe ngo azahita atusa cya kintu, iyo systeme ntabwo ikora, uba warayivangiye warayiciye gahunda. Niyo mpamvu bigabanya icya kabiri, bigabanya amacandwe mu kanwa kawe. Kuba wanywa amazi utararangiza kurya bigira ingaruka ku ngano y'amacandwe ufite ndetse n'ayo ushobora kugira, kuko ibishinzwe kuyakora bihagarikwa n'amazi ukoresheje igihe kitaragera. Amacandwe kuko nayo afasha igogora gukora neza, bizatuma ubangamirwa cyane n'icyo gikorwa biguturutseho. Mu gihe ukoresheje amazi utararangiza kurya, utarasoza kurya, ubutumwa bwoherezwa mu nda n'amacandwe yawe, bucika intege, bigatuma igogora rigorana. Tugeze ku cya gatatu. Icya gatatu, kunywa amazi urimo kurya ukabivangavanga byongera ikorwa ry'umusemburo wa insulin. Insulin twese tuwibuke ni umusemburo urinda kuba warwara amadiyabete, ariko nanone ugomba kuba uri ku kigero cyagenwe, ntabwo ugomba kurenga. Ahangaha kuri ibi ngibi byongera uyu musemburo, aha bigira ingaruka nyinshi mu gihe umubiri wawe wananiwe kurwana n'izo mpinduka, ariho hava kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso. Icya kane, kunywa amazi urimo kurya byongera ibiro. Mu gihe urugero rwa insulin yakozwe mu mubiri wawe rwazamutse kubera kurya amafunguro yavanzwe n'amazi, bizateza ikibazo cyo kwiyongera kw'ibiro ku mubiri wanyoye amazi ari kurya. Ni ukuvuga ngo bizateza ikibazo cyo kwiyongera ibiro ku muntu wanyoye amazi ari kurya. Ibi biterwa n'uko igogora ari kimwe mu bice bituma habaho umubyibuho ukabije. Abantu bose bagirwa inama yo gufata amafunguro arimo umunyu muke kandi bakanywa amazi mu gihe cy'iminota 30 barangije kurya, cyangwa mbere yaho iminota 30, mu rwego rwo kwirinda no kugabanya ingaruka zishobora kuba ku buzima bwabo. Iminota 30 mbere yo kurya cyangwa se iminota 30 nyuma yo kurya. Tujye twihanganaho gatoya. Iyi nkuru rero reka tuyisubikire hano, ariko nanone tugomba kubagezaho nanone indi nkuru nziza igaragaza akamaro ko kunywa amazi ndetse n'igihe tugomba kuyanywera. Kuri ibyo rero nkabasoreje hano, niba hari ikibazo waba ufite cyangwa se igitekerezo, cyane cyane dukeneye ibitekerezo byanyu, mwatwandikira kuri 0788 44 83 46. Kuduhamagara ntabwo iyi nomero ipfa gukunda, ariko byaba byiza nubwo mwaduhamagara kuri WhatsApp nta kibazo. Hanyuma cyangwa se mukatwandikira hasi muri komenti. Ariko nanone iyi nkuru niba wumva igushimishije, niba utarakora subscribe uyikore, kandi niba